kanseri. ngo nyine uza nyuma nta n'igikombe gisigaye. Inda mva wesha kano nta kibazo. Turabizi rero hari abantu batinyuma rwose umva mbabwira ahubwo waje ukora ukabikora nk'umutobe ukajya winywera no mu rugo uryoshye kubi kabisa nta mubiri urimo umupira amanuka hasi. ntabwo utsindagira urareka akatijana. Abana batoya ni ibiyiko bibiri. Abana bazi kurya hejuru y'umwaka wamara n'ibiyiko bine nta kibazo. Ikibazo cyiza cyane, ntabwo ukoresha iyo ari yo yose, ntabwo ushariye, ntabwo uryamye. Bimfasha byose nakoreshaga iy'umuhondo, ariko indi yose wakoresha nta kibazo. Niba wararaga uri gukorora ukabuma nijoro mbere y'uko uryama uba utagenze ute? Utakoroye. Ku mwana mutoya umuha ibiyiko bibiri, ndavuga umwana utari wuzuza umwaka ariko aba yaratangiye kurya. Uwo mwana ushyiramo utuzi dukeya ugashyira mu biyiko bibiri. Noneho iyo wanyoye nijoro ku manywa ugenda uwunywa umaze kurya. Impamvu tuwunywa tumaze kurya ku manywa cyangwa nijoro tukawunywa mu gifu harimo ikintu kijyanye n'ibyo kurya, ni uko kiba gifite onyo n'indimu, kandi hari abantu barwara ibifu ku buryo bakoresheje bino bintu bishobora kubatera ikibazo. Ubanza urunyanya rumwe, karoti imwe, indimu imwe. Iki gitunguru ni kinini, ugufata igisote cyacyo. Hejuru ugashyiraho ibiyiko bibiri bya elayo, hanyuma ugashyiraho ibiyiko bibiri by'ubuki. Iyo wagiye ukoresha bibiri ugenda ushyiraho ibiyiko bine bya elayo, bine by'ubuki. Akabazo twereke ingano y'ikiyiko, nicyo dushaka, ingano y'ikiyiko. Ukoresha ikiyiko dusanzwe turisha atari gatoya kinini, turi kujyana atari kano gatoya, ahubwo ikiyiko kinini dusanzwe turisha atari rushe. Noneho ariko n'ubwira ikibazo nta kibazo, kugira ngo ntaza kuhatambuka uze kubaza. Hanyuma rero ibyo gihe tumaze kubikora urabitereka bikamara nk'iminota 20 cyangwa 15. Kubera iki? Kugira ngo bwa buki na elayo bibihishe. Wanyuma warangiza rero ukabeta muri kano kamashini bita juicer cyangwa se gakora juice. Kano kamashini rero ushobora kukagura kuri Amazon, ukakagura muri Walmart, kaba gahari. Ukeneye na link wambwira nkaza kuyiguhereza ukazakagura. Igisigaye rero ibyo maze kuvuga ngiye kubishyira mu bikorwa. Ndagira ngo nsabe Nzitonda aze hano amfashe. Urugira ikibazo araza kubaza mu gihe turi gukora bino, turajya tumusobanurira. Urakaraba neza, intoki zikaba zifite isuku. Waba ufite inzara ukabanza ukazica nk'uko nanjye naciye izanjye, kugira ngo nanone utaza wirinde ikintu cyose giturutse ku isuku nkeya. Hagati aho ngaho niba nta bibazo biri kubazwa, abantu bashyiramo indirimbo tukaba turi kumva turi no kureba. Ngaho mubaze nta kibazo. Kabagoye mikoro ntabwo turi kumva neza. Kabagoye mikoro. Hari ijambo bavuze ngo ntabwo wapfa kubikeka gusa. Ntabwo wapfa kubikeka, ahubwo ufite ibyo ugomba kubanza. Navuze ni ubanza urunyanya, ugakurikizaho karoti, ugakurikizaho onyo, ugakurikizaho indimu, bikajya gutya. Kubera ko iyo ushyizeho ubuki na elayo bibanje guhisha ya ndimu na ya onyo. Noneho iyo ugiye kubikeka, iyo ugiye kubisya niho ubivangavanga. Nyuma ya minota 15 wabiteretse. Nanone ndaza gukoresha wenda na sanitizer kugira ngo nanone twirinde ikintu cyari cyo cyose cyakomoka ku isuku nkeya. Nyuma yo kubikora
wakoresheje kimwe umuntu mukuru yemerewe kumwe iyo juice yose akayimara uri umuntu mukuru. Muri benshi mu nzu mwakoresha gake ariko umuntu mukuru winyoye akayimara nta kibazo. Abana batoya ni ibiyiko 2, abana bazi kurya hejuru y'umwaka wamara n'ibiyiko 4 nta kibazo. Ntabwo ushariye ntabwo uryana. Ariko uyu muti nawukoresheje mu gihe cya corona waramfashije cyane. Nigeze kurwara corona ndawukoresha ndara nakize mu gitondo. Nayo mfite umuriro nk'uwa malariya, nayo ndi ku kazi numva mfite ibibazo bikomeye cyane, mfite umuriro mwinshi cyane, ntumaho mu rugo barawunkorera barawunzanira ndawunywa gucya mu gitondo nakize, nta muriro, nta mutwe, nta nkorora. Iyo ukoresha sanitizer urategereza intoki zikabanza zumuka. Ubwo noneho tugakoresha ibikoresho twateguye hano kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi kibazo none ko numvise ko bivura n'inkorora, ariko warwaye gripe, utarwaye gripe ukaba ufite inkorora gusa, nabyo wabyivurisha? Yego, wabyivurisha. Muri iyi minsi abana bacu barwaye inkorora imeze nabi cyane, nta muriro, nta mutwe, ariko nta kintu twakoresheje n'uyu muti inkorora irashira. Urarwaye? Turaguha umuti. Okay? Niba hari abarwayi benshi turabaha umuti rwose nta kibazo. Uyu muti nyabona muzaye muwukoresha mu muryango, ni umuti ukomeye cyane. Okay. Impamvu bivuga nuko wamfashije, kandi ntabwo ndi kuyivuga kubera ko nabibwiwe, ahubwo ndi kuyivuga kubera nabikoresheje kandi bikangirira akamaro. Mugiye mudufasha mutubwire icyo muhereyeho. Duhereye ku runyanya nirwo duhereyeho. Mwibuke yuko ntabwo nsabwa gukeka duto cyane kuko n'ubundi ndabibeta. So rero ntabwo ari ngombwa gukeka duto cyane, kubera ko umuntu ufite ubwira ushobora gukeka binini kubera ko n'ubundi uri ubibeta. Hari ikindi nanibagiye kubabwira, gukoresha bino bintu ukabirya. Ubundi njye nahereye mbirya, ariko kubera ko nabaga mbiriye byatindaga kunkiza. Maze kuvumbura ko wikoze juice ikiza vuba, ikintu cy'ikinyobwa cyo gihita kijya mu mubiri ako kanya, niyo byihuta cyane. Ariko kubirya utabibese bikingira kanseri, ni urukingo rwa kanseri, kubera ko indimu iba ifite ubushobozi bwo kubaka ahantu hasenyutseho mu mubiri, bino bikongera ubushobozi bw'amaraso. Mfite ikibazo. Yego. Ikibazo mfite, ndabona hano ufite indimu y'umuhondo. Ese hari umuntu yakoresha indimu iyo ari yo yose cyangwa iyabugenewe ni iy'umuhondo? Murakoze. Wakoresha indimu iyo ari yo yose, ariko kubera ko dukunda gukoresha iy'umuhondo, ibyagiye bimfasha byose nakoreshaga iy'umuhondo, ariko indimu yose wakoresha nta kibazo. Gusa nkunda ngewe iy'umuhondo kubera idasharira cyane. Ese hari nta bushakashatsi baba barazikozeho ngo urebe itandukaniro ryazo, izo ndimu zombi, wenda kugira ngo umuntu amenye neza yaba ifite akamaro kurenza izindi? Nkurikije ibyo mbona ahangaha, abantu benshi barwaye gripe bakoresha lemon, ntabwo bakoresha citron. Lemon niyo bakoresha cyane, ariko igitandukaniro rihari nuko citron irakariha cyane, iyi ngiyi ntabwo ikariha cyane. Ariko ku bijyanye n'umuti bivura kimwe nta kibazo. Hari ururimi ukoresheje kandi turi hamwe n'abasaza n'abakecuru. Lemon niyo yindi uvuze bitandukanye bite? Sorry. Lemon ni iy'umuhondo, citron ni yindi y'icyatsi kibisi. So rero iyi lemon niyo dukunda gukoresha. Murakoze. Ubu ndi gukoresha bibiri, ndi gukoresha karoti 2, inyanya 2 kugira ngo nze kubona umuti mwinshi. Ubwo ni ukuvuga ngo uyu muti wanywa abantu 2 bakuru, ku bana waje bakubiyiko nta kibazo. Nkurikijeho karoti, nyuma y'urunyanya nkurikijeho karoti, ndakeka 2 kuko namaze no gukaka inyanya 2. Zahera zifitemo iyo yo gukoresha ni ikibazo cyiza cyane. Ntabwo ukoresha iyo yose,
hari erayo ya salade hakaba na erayo yo guteka. Ukoresha erayo ya salade. Erayo ya salade iba yanditseho salade, ikindi ikaba yanditseho fresh cold pressed. Ubwo rero erayo ya salade iba yanditseho salade, mu yandi magambo ni erayo urya utabanje kuyiteka. Iyo niyo bakoresha. Hakaba na erayo yo guteka, na ukoresha erayo yo gutekesha, ahubwo erayo ya salade. Maze gukeka karoti, hari n'ubajije iby'ubuki. Ubuki byaba byiza ukoresheje ubuki bwa organique. Ubuki bwa organique nibwo bwiza wakoresha ukizera yuko nta kibazo. hari umubyeyi ufite ikibazo yabaza. Yego, mujyana mikoro cyangwa bifite kuri erayo yamunagira ikibazo. Hari erayo igira agafuniko k'umuhondo yanditseho organique, hari nayo y'umufuniko w'icyatsi kibisi. Niba yanditseho organique ntabwo bizi. yaba yanditseho organique yaba itanditseho organique, iriho salade yanditseho salade, ikaba yanditseho fresh cold pressed. Impamvu niba ari salade nawe uhita wiyumvisha ko uyishyira kuri salade ukarya, kandi ibi turi gukora ni salade. So rero nta kibazo, yaba ari organique yaba itari organique, yanditseho salade, byanze bikunze yaba ari fresh cold pressed, wayikoresha nta kibazo. Tumaze gukeka urunyanya na karoti, turi gukeka onyo, niyo dukurikijeho. Njye numva ko hari amategeko yo gukoresha onyo, ariko ni ku bantu baba bagiye kuzirya ari mbisi. Hano amategeko yo gukeka onyo ni uko uyikeka nanone ugakoreka ku buryo buri wese abona kuri onyo cyangwa se ku ruhande rwayo, ariko hano wayikeka neza nta kibazo ukayivangavanga. Nyuma yo gukeka onyo tugiye gukurikizaho indimu. None gukoresheje igitunguru cyose watubwiye igipande kimwe. Impamvu nuko nakoresheje bibiri. Igitunguru cyose ni gihakoresha bibiri. Igihe wakoresheje kimwe ukoresha igisate cy'igitunguru mu gihe ari kinini. Murakoze. Yego. Kubera ko igitunguru gikariha cyane, wirinda gukoresha byinshi cyane kugira ngo bitaza kugorana cyane. Ushyiramo amazi angana iki? Nta mazi ashyirwamo. Ni umuti utagira amazi, ntabwo ubibyarira juice itagira amazi. Urakoze, ikibazo cyiza cyane. Nta mazi akoreshwa, ahubwo iyo juice ivamo utarimo amazi niyo unywa yonyine. Nkurikijeho indimu y'umuhondo cyangwa se lemon. Ndetse n'abanumvise n'abari kugeze kutubwira ko kunywa impuza juice yabyo byihuta gukiza gusumba kurete. Ibi tugiye gukora biravamo juice, niyo nari ndi kuvuga. Yabyo y'umwimerere. Y'umwimerere. Nta mazi wavanzemo. Niyo tugiye kunywa rero ikadukiza. Ikindi, ku mwana w'uruhinja uri munsi y'amezi 6 utaratangira kurya, wavangamo utuzi ugafata ikiyiko kimwe ugafungura mu ikindi kiyiko cy'utuzi kugira ngo nanone bimufashe, ariko afite inkorora imeze nabi cyane. Nabwo uri umubyeyi ukabanza amonsa agahaga, yamara guhaga ukabona kubikora gutyo kugira ngo bitaza kumugiriraho ikibazo. No ku mwana Shalomo afite amezi 8, ariko tugiye tumufungura tugiye kumuhereza. Ntabwo twamuhereza udafunguye kubera ko ufite ingufu nyinshi cyane. Munsi y'umwaka ugomba kuwufungura ugashyiramo utuzi. Ubu turarangije, ariko hari ikintu tutari bukore, nsaba mwebwe kuzakora. Ntabwo turi butegereze iminota 15 cyangwa 20 yo kubihisha, ahubwo nitumara gushyiraho erayo n'ubuki turabivangavanga tubisye, ariko wowe uzategereza iminota 15 kugira ngo bibanze nanone bishye. Ku bantu bari bubikoreshe, sinzi na nazanye ikiyiko. Uvuze gushya bagira ngo ni ukubiteka hari. Guhishwa n'ubuki na erayo ntabwo ari kubiteka. Murakoze cyane. Kubitereka iminota 15. Turakoresha umufuniko kubera ko nta kiyiko dufite, turakoresha umufuniko. Ubwo hano ndashyiraho ndebemo chef ngo yabizanye. Ariko nta kibazo, don't worry. Turakoresha agafuniko.
ariko hagati aho niba biri mu modoka wajya kubizana kugufasha ntabwo birimo. Okay, turakoresha rero agafuniko inshuro ebyiri, kubera ko ari agafuniko turashyira inshuro ebyiri, inshuro ebyiri ziraba zingana n'ikiyiko kimwe. ubwo hano nashyiraho iki ni ikiyiko kimwe, ibi ni ibiyiko bibiri. Yewe ndi gushyira ku ndimu no kuri yonyo mu rwego rwo kwirinda gusharirirwa cyane. Koresheje udufuniko tungahe? Tubiri ni ikiyiko kimwe. ubwo nyine niba nshaka gukoresha ibiyiko bine ndakoresha udufuniko 8. kugeza ubu maze gukoresha udufuniko dutandukana na 6. ubwo ni ibiyiko 3 nsigaje ikiyiko kimwe. ubwo ni udufuniko tungahe? 2 nsigaje. hanyuma rero nindangiza ndababwira impamvu ugomba kubanza herayo, ntubanze ubuki, kubera ko iyo ukoresheje herayo ku buki ugashyiraho ubuki ntabwo bufata ku kiyiko. ya mavuta herayo atuma ubuki buhita bumanuka nta kibazo. noneho kubera ko ngira nk'uko nababwiye ntafite ikiyiko ndakoresha umufuniko. uyu mufuniko nakoresheje n'ubundi niwo ndibukoresha. maze gukoresha ikiyiko kimwe, bagumye gukoresha ibiyiko bibiri, ariko turakoresha ibiyiko 4. ibiyiko 2 bimaze kuzura, nsigaje ibiyiko bindi 2. uyu muti ntabwo washarira, ntabwo wagusharirira, ahubwo wagufasha. nsigaje kimwe, nsigaje kamwe. mwibuke yuko ubuki buri mu bintu bivura inkorora. abana ya miti yo muri farumasi bagura y'abana irimo ubuki, mwe ko bavura inkorora. rero niyo mpamvu uyu muti uvura cyane. kubera ko tudafite ikiyiko tugakumanisha bagiye kwizana. Okay, twibagiwe ikiyiko, uratubabarira. rero turavangisha ibi bintu tumaze kuvuga. ubu byamaze kubyara amazi kare, abari hano bari kubibona, byamaze kubyara amazi menshi. urabona ko byamaze kubyara amazi. uyu muti rero ndawubatuye, wowe urwaye inkorora, wowe urwaye umuriro. uyu muriro utewe na giripe, uyu muti urawuvura cyane ugashira, ukabyuka umuriro wagiye. niba waba wari ukoroteshwa n'umuriro urashira. ufite ikibazo nabaze. ndabona umuyobozi w'igikoni ntabwo ari kubyibagirwa rwose, ntabwo ari kubyibagirwa. ikiyiko yakizanye, byose birahari rwose. bumva rero amakosa ni ayacu, tutagiye kubizana. hari abakeneye umuti, abantu bakeneye umuti rero nimara kuwukora bari batonze hano imbere, nibwo abaze nyuma bazikora. ngende kuwukorera ntawe uri buntange.
nanjye natanga ubuhamya ariko mu gihe natanga ubuhamya si mu gihe ngo mu gihe ndi kuwukora hari umuntu ugiye gutanga ubuhamya. nanjye natanga ubuhamya bw'amasegonda. Ejo bundi rwose muri kino cyumweru nari narwaye, muri kino cyumweru nanjye nari nafashwe n'ibicurane, natsamura nk'inshuro ebyiri gusa. Nkimara kwatsamura inshuro ebyiri gusa nahise kunywaho ibiyiko bitatu. Mu gitondo nabyutse nta na kimwe rwose, nta kwatsamura nta n'inkorora. Buriya ibi ngibi ari gukora aha ngaha rwose biraza gufasha benshi kuba uzi kubikoresha. uretse ako kantu bamenye uko gakoresha. Wamuha mikoro kabaza niba afite ikibazo. Ntabwo ari ikibazo, bari gusaba umuti. Abarwaye inkono. Okay. Kubera ko abakeneye mutari benshi turatanga kubiko. Okay, noneho hari ikintu ngiye kubabwira kindi, uburyo bwo gukoresha kano kamashini. Utazibeshya ukoreshe blender. Ukoresheje blender ntabwo havamo juice. Yaza imeze nk'igikoma. Ubwo rero ni ugukoresha kano ka juice. Uko gakora, ushyiramo hano juice ikajya hano, ushyira uyu muti mo hano, waje kubeta juice ikajya hano, ibikatsi bikajya ku ruhande. Ibikatsi ubisubiramo inshuro imwe gusa kuko nabyo biba bitanoze cyane. Ubu rero kaba gapfundikiye gutya, kaza ariko kameze, ntabwo upfa gupfundikira, hari ahantu kano kanyura, kaza kameze gutya. Ubwo nyine nawe urabyumva, urabihuza. Iyo ugiye kubyoza nabyo ndaza kubereka. Hanyuma rero ugakuramo kano ugashyiramo. Ugenda ushyiramo bike bike, ntabwo byose ubibetera rimwe, ahubwo ugenda ushyiramo bike bike. Aka kuma iyo ugakoresheje iminota irenga 15 karihagarika. Rero sanga ukareke kazabanze gatuziza gakoreshe mu wundi mwanya, ariko nk'ubu ntabwo kakwihagarika, kaba kameze neza. Juice iraza hano, ibikatsi biza hano, turabetera aha ngaha. Ubwo iyo wamaze ugacomeka, ubwo wacometse, ubwo hano urakanda. Kadapfundikiye neza. Harimo umuti ntabwo kapfundikira, ahubwo kagenda kamanuka. Umuti uramanuka hasi. Ntabwo utsindagira, urareka kakijana. Kubera nagiyemo kabiri, urabona biri gutwara akanya. Kuko amaze kugera hasi karapfundikira, ukabona ko gapfundikiye. Wamara gufunga ugashyiramo undi muti. Iyo umaze gushyiramo undi muti uragenda ukabikora, kariya kamara kuzura ugashyira mu gikombe. Ubwo nyine abantu bakanywa bakaba barivuye, babifashijwemo n'imbaraga y'Imana ikomoka mu byaremwe. Iyi ni imbaraga y'Imana ibikora, nta nubwo ari twebwe turi kubikora, ahubwo ni Imana ibikora. Yashyize imbaraga yayo ivura mu byaremwe ngo tubikoreshe tuvure. Ntabwo utsindagira, ahubwo ufataho gusa kakijyana. Sigaje rimwe gusa, ubundi tukaba turasoje. Ese nabaza kuri kano kamashini. Yego. Ndabona kari gafite rimwe, hagati ya rimwe na kabiri hakazamo 0,
ndi kubona kuri zero ariho uri kuzimiriza, none uri kujya kubeta ukajya kuri rimwe, kabiri yo ikora iki? ni ukuvuga kabiri ni umuvuduko mwinshi, rimwe ni umuvuduko mukeya. Ushatse kukabeta cyane vuba vuba ukoresha kabiri, washaka kukabeta gahoro ugakoresha rimwe. Ubwo noneho ugiye gukoresha kabiri kugira ngo turebe ko ibyo wabajije bisubizwa. So ndi gukoresha rimwe, ubu ngiye gukoresha kabiri. Katari gusakuza ngo niko kari mu rusengero hano, kari mu z'Imana kitonze. Ubwo noneho iyo ugiye gukuraho kino k'ibikatsi urahengeka, kirinda kugira ngo utawumena, urahengeka kugira ngo ugikureho neza. Ibikatsi byaje hano, ubwo noneho ukabisubiramo inshuro imwe gusa. Iyo ufite ubwira ntabwo wabisubiramo, kubera ko nanjye mfite ubwira, rero ngiye kubyihorera. Icy'ingenzi ni uko mwagenze ute, mwawubonye, wowe uzabisubiremo. Ubwo noneho rero abashaka kunywa umuti baza hano imbere. Abashaka umuti, hano hari udukombe twinshi, wabisubiramo rwose. Hagira umuntu ujya mu gikoni arasanga nk'udukombe atuzane, abashaka umuti ari benshi bawunyweho nta kibazo. Oya, uyu ni kiro ebyiri, kiro imwe aba ari kimwe, uzi ko naketse bibiri. Ariko kirimo umuntu arayimara. Kiro imwe wayinywa ukayimara nta kibazo. Okay. Cyane cyane urwaye rwose umeze nabi, kiro imwe wayinywa ukayimara. Batumyeho udukombe, ubwo nyine turatanga kubiga. Ariko hagati aho hano hari dukeya, katuzana utwo ngutwo ntabwo. Kubona hano rwose uyu waranakoroye neza neza yarebye. Uyu ni indembe ariwe baherwa rwose. Umusa muravukana mbe mbahaye hamwe igikombe kimwe, umwe n'undi akinywesha. Aya makosa ntabwo yakora. Okay, kubera muri bakuru na yamatu iko tune. Mureke rero dusengere uyu muti mbere yuko tuwunywa kugira ngo dukize indwara. Dushimire n'Imana yaduhaye. Kadusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye uburinzi bwawe ukomeje kubana natwe. Tugushimiye n'umuti waduhaye uwunyujije mu byaremwe. Tugushimiye nuko waduhamagaye ukaduha ubwenge bwo kubikoresha. Kandi tugushimiye yuko ugiye kuwukoresha wese uri bumukize, ndetse n'uzawukoresha wese uzamukize mu izina rya Yesu. Turakwinginze ukomeze bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Hari gake cyanira akiraho utundi. Ubwo nyine nimbona abantu ari benshi, abandi murekere. Tuyiko dutatu, oya dutandatu. Uyu yanyera bibiri gusa biramukiza, wowe ngo dutandatu right. Yasoje rwose. Yashoje. Abagiye kutuzanira udukombe bari hehe? Turi mu gikoni ahantu abantu batuye hano barabizi, baza aho turi mu gikoni turi bukoresha uyu munsi, bagende batuzane n'imbere nimwe turi. Uravanga mbere y'uko ujya gukora. Iyo wawuteretse usanga amazi yagiye hasi, intozi yagiye hejuru, ariko ugiye kuwurongera ukawuvanga. Karoti iba yiganje n'inyanya, niyo mpamvu biba byabaye umuhondo. Okay, muri tanyoye wanyoye nyine wowe washoje.
twasoje. Hanyuma rero undi muntu ukeneye kunywa kuri uyu muti nawe bari kwigira hafi, abantu bagiye kwita. hari umuntu ubajije ikibazo aravuga se ngo nk'umuntu ukunda gusarara nawe yawukoresha nta kibazo. Byaterwa n'igituma asarara. Aramutse ari inkorora yatumye asarara, birumvikana wamukoresha, ariko uzawukoresha urebe ko wagufasha. gusarara urabivura kubera ko iyo wagoye giripe wari ibihaha byanze gukora neza, n'iyo usaraye bari ibihaha biri kubikora urabivura. Ndaguha 3 kubera wowe uri mutoya. Ndumva wakibajije yasubijwe. Wowe murakoze cyane. umuti. hari umubyeyi ufashe umwana iriya Uramushyira. ndamushyira. Iyo ari umwana mutoya cyane. Arashyira. ni wowe ni umwana ni umwana waza kwa dogiteri niba nta kibazo, Oya, nta kibazo. ariko arabikubwirira arabikubwira nta kibazo. Wamushyira. Cyangwa ugiye kumwera aho ushaka none. Uwashiramo ni umwana. Ni umwana nituyiko tuzamushyiramo utuyiko 2 cyangwa 3. Ikibazo cy'amatsiko. None uri umwana ararya. Iyo ari umwana uzi kurya nta kibazo mukuru. Okay, fata ibikombe hano. Dogiteri afite amezi 10 umwana. Yasaba gushyiramo gufunguza amazi. Abafite amazi bagushyirira mu tuzi, ufunguze utuzi. Wazana ugashyiramo ibiyiko bingana n'ibiyiko twashyizemo, ibiyiko nka 2 nta kibazo. Ashizemo ibiyiko 3. Nta kibazo, ashyiramo ibiyiko 2 by'amazi. Mufunguze ibiyiko 2 by'amazi. Menya turi buharire abarwayi babaye benshi, numva hari abo turi buharire. Utatu ubushirireho arihangana azakorere ngo fata agakombe. nawe kurikira ufata kandi Mibiri. Abari kunywa mutubwire uko muri kwiyumva, ariko dufite amatsiko. None se sibyo niko biri. Yo. Bon, on va. Umwana urahagije. Arundi Arundi? uriya Kamuhereze. Turashyira video ku rubuga rw'itorero muyirebe. Ni mutoya. Anda. Baracyaza. Washize asigaye w'umuntu umwe gusa. Ngo nyine uzanyuma nta n'igikombe gisigaye. Inda mva wowe mweshakana nta kibazo. Turabizi rero hari abantu batinyumva rwose, umva mbabwire, ahubwo wajya ukora ukabikora nk'umutobe ukajya winywera no mu rugo, uryoshye kubi kabisa, nta mubiri urimo, ni uburyohe.
murakoze cyane. nidushyira mu bikorwa bizaba ari umugisha kuri twebwe. Abantu bose babashije kubona kuri uyu muti bifuza video bayifashe, abari muri iri torero turabishyira kuri groupe, abatari muri torero batubwire tuyibahe, hanyuma rero Imana ikomeze kudufasha kandi izajya gushyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen.